basubiremo bikeya mu byo twavuganye kugira ngo baze no gukora n'icyo gikorwa twese tubyumva. Ndatinda cyane ku itegeko ry'umuryango nimero 32/2016 yo kuwa 28 z'ukwa munani 2016 mu ngingo zitandukanye zabyo imbere ku ngingo y'166 tubwira gushyingirwa kwemewe ari ukuri, gushyingirwa kwemewe. Muri iyi ngingo y'itegeko ryo gushyingirwa k'umugabo umwe n'umugore umwe ukorewe mu butegetsi bwa leta, ubushake bwabo niko konyine kwemewe n'amategeko. Bumvikana ntabwo twashingira umugabo ufitanye amasezerano n'undi mugore ayo masezerano ataravuye, cyangwa se ushyingire umugore ufitanye amasezerano n'undi mugabo ayo masezerano ataravuye. Byumvikana ko irambonera nta wundi mugore ufite, sibyo mwashyingiwe, cyangwa se ngo umugeni uri ufite undi mugabo, sibyo. Nanone kandi gushyingirwa kukaba kwemewe ari uko bikoze ku bushake bwanyu, abashyingirwa n'undi bwawe. Turengera mu tumaze iminsi tubiganira. Mu ngingo y'137 imihango ishingiye ku muco. Ishingirwa rikorewe imbere y'ubutegetsi bishobora kubanzirizwa n'imihango gakondo ndangagaciro y'umuryango nyarwanda, irimo umuhango wo gusaba, akuyemo gukwa. Iyo ni imihango ijyanye n'umuco nyarwanda. Nibaza ko muri iyi ngingo y'itegeko tuributswa cyane umuco wacu ukwiye gusigasira. Gusaba imbere itegeko ritajyanye imbere yo kugira ngo wazaga hano waranakuye tukabireba neza, tugatwereka n'ibimenyetso, tukanabaza rwose abona ari icyo bita amasezerano y'intwaro. Ubu tukwibutsa umuco uko byanditse ko bishobora kubanzirizwa n'imihango. Birumvikana ko bishobora kuba mbere cyangwa nyuma, ariko bikaba mu cyiciro cya kabiri rero ibisabwa bishingiye byerekeranye n'ubushyingirwa. Wenda hari ingingo zimwe na zimwe twakongera tukibukiranya. Ingingo y'68 bivuga ku myaka yo gushyingirwa, imyaka 20 nibura. Urambona bivuga ko imyaka 21 irengeje, sibyo? Urifa nawe urayirengeje. Ushize hari uwaje gushyingirwa hano aza rwose habura amezi 3 imyaka 21 yuzuye, akayatubwira ati uza amezi 3 urabona bitari bigiye kubona. Ntabwo bikunda. Imyaka y'ubukuru 21 igenwa n'itegeko. Nanone mu ngingo ikiriho y'169 wenda ababyeyi bari hano baje banekeje aba bageni baraza kudufasha mu tubwire neza kuko nabo twarababajije ikijyanye n'amasaha. Ni ingingo ijyanye n'amasaha. Abashyingiranwa ntibagomba kuba bahuje amasaha. Kuba ntabwo twashyingira umwana na se cyangwa se umwana na nyina cyangwa se ababyara, cyangwa wowe wemeye kubera umubyeyi umwana utabyara, ibyo bita adoption. Umwana wabyose ubwo y'umwana wamwadopse aba yarabaye umwana wawe, ndetse ntiyanashyingiranwa n'abo yasanze muri uru rugo, aba bari barumuna be bakuru be cyangwa se bashiki be cyangwa abasaza. Ibyo nacyo amasano itegeko riti
tuza kumva ibintu binyuranyije aze gushyira akaboko hejuru atubwire tutaza kwica itegeko. Nahaguruka kugira ngo dukorere uwo muhango. yewe Irambona Eric maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mugeni Oliva ubera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Mugeni Oliva maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Irambona Eric umbera umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.